Yesu ashimwe bene data muraho neza. Tugiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu gihe kingana n'icyumweru tugiye kuganira ku kunezeza Imana. Reka dutangire dusenga. Tugushimiye kuri Imana yacu, Imana yumva gusenga, uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera aze aduhishurire icyo watugeneye ndetse anatubashishe gushyira mu bikorwa ubushake bwawe ugiye kutwohereza binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari mbivuze, muri iki gihe cy'icyumweru tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se tugiye gusangizanya icyifuzo cyo kunezeza Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10. Handitse ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwire imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwuke kumenya Imana itugirire neza. Aha harimo cya cyifuzo tuvuze tuzaganiraho kino cyumweru, mugende ngo tunezeze Imana muri byose. Ariko iyo nicyo cyo kunezeza Imana gihera mu kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Iyo wagenze nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu nibwo ubasha kumunezeza bigashoboka, Imana itugirire neza. Kugenda nk'ab'umwami wacu ntitubigarukiritse gusa mu gutera intambwe, oya, ahubwo ni ukubaho nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, Imana itugirire neza. Donc kuvuga nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, gukora nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, gutekereza nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, gukora ibintu byose nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Ab'umwami wacu bavugwa ni bandi? Ni abana b'Imana. Imana itugirire neza. Ntabwo ari ukuvuga abantu. Imana igira abantu bose ni abantu b'Imana kuko niyo yabaremye, ariko igira n'undi mwihariko w'abana bayo, abantu bamwizeye. Bene abo ngabo ngo nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana itugirire neza. Yohana nawe yigeze abavugaho neza, aravuga ngo bene abo ngo ntibashobora gukora icyaha, ngo imbuto y'Imana iba muri bo. Imana itugirire neza. Mbese si ukuvuga ngo n'abantu bari laissez-faire, ngo ibintu byose byikorewe. Oya, hari imbuto y'Imana bakiriye muri bo, bemera kwibayobora. Iyo ngiyo ni nayo ibashoboza kudakora ibyaha. Imana itugirire neza. Bagira ukuntu bagenda, bagira ukuntu bavuga, bagira ukuntu batekereza, bagira ukuntu bakora. Imana itugirire neza. Uko rero bakora, uko bagenda, uko bavuga ni reference bafata kuri Yesu Kristo, umuremyi wabo. Imana itugirire neza. Bavuga nk'uko umuremyi wabo yakabaye avuga muri uwo mwanya arimo, bagenda nk'uko umuremyi wabo yakabaye agenda bari muri uwo mwanya barimo, batekereza ibitekerezo bagira ni nk'ibyo Yesu Kristo nawe yakabaye agira. Ibintu Yesu Kristo atatekereza nabo ntibashobora kubitekereza muri byose, kuko nyine ari abantu b'umwami, bafata reference ku mwami, bagenda nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Bene abo rero ngo nibo banezeza Imana uko bikwiriye. Imana itugirire neza. Mwene data, nkwifurije kunezeza Imana muri byose. Uyinezeze uri wawe mu rugo, aho uba, nujya mu nzira uyinezeze, aho wirirwa uyinezeze, mu nzira utashye uyinezeze. Unezeze Imana muri uyu mwaka utaha uzaba ukinezeza, mu myaka 10 uzaba ukinezeza kugera ku mpera y'ubuzima bwawe. Kandi ntuyinezeze mu bintu bimwe ngo ibindi byihorere, ahubwo uyinezeze muri byose. Uyinezeze uri mu rusengero, unayinezeze uri hanze. Imana itugirire neza. Uyinezeze uri mu kazi, muri ya miroho yo mu isi urimo gushaka ubuzima, unayinezeze muri cya gihe uri kuruhuka, kuko hari igihe hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu atanezeza Imana mu kazi, ariko kandi no mu gihe cyo kuruhuka, cya gihe cyo kurelaxa, nabwo hari byinshi cyane bishobora gutuma umuntu atanezeza Imana. Uyinezeze uri mu kazi, unayinezeze uri kuruhuka. Uyinezeze uri mu muryango wawe, uri hamwe n'abantu bawe babandi ufiteho inshingano, unayinezeze uri hamwe n'abandi noneho nawe ufiteho inshingano mu buzima bwo hanze. Imana itugirire neza. Unezeze Imana muri byose, uyinezeze none, uyinezeze kugeza ku mpera y'ubuzima bwawe. Tugana ku musozo rero, abagenda nk'uko umwami wacu ashaka, donc abagenda nk'umwami wacu, abagenda uko bikwiriye ab'umwami wacu, abakora uko bikwiriye ab'umwami wacu, bene abo bamwe twavuze bagera ikirenge mu cya Kristo, abo ngabo nibo babasha kunezeza Imana uko bikwiriye. Nawe rero uyu munsi ufate reference kuri Kristo mu byo uvuga, mu byo utekereza, mu byo ukora. Ufatire urugero kuri Kristo, ubwo ngo ari Yesu, iki kibazo kimbayeho yakabaye agikemura gute? Ari Yesu, ukuntu ndi gushaka ubuzima, ari we uri muri uyu mwanya yabikora gute? Hamwe ugeze mu mayira abiri, ari Yesu Kristo yahitamo iyihe nzira nziza iboneye ikwiriye? Umwigireho,
hanyuma nugira utyo rero nibwo uzamunezeza muri byose. Yesu Kristo aduhana umugisha.